Yes, muraho neza, reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza wowe ukunda Intore TV show. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe, ubuntu bwa Nyagasani bikomeze bibane nawe. Turatangira tugusuhuza nanone tuti yambu, abo bwije abo bukeye, yambu ntigira amasaha, mwese turabasuhuje tuti yambu cyane mwese abanyamurenge, mwese aho muri, abanyarwanda, abarundi, abagande, abumva runo rurimi turi gukoresha ndetse n'andi moko ari kurwumva, turabasuhuje tunabaha n'akaze n'akaribu ndetse mu biganiro byacu bya buri munsi bihoraho. Dusaba nanone wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Iyo ukoze subscribe uba udushigikiye, ni nkuko woheza umuntu tike yo kuvaho ari ikamujaniye ari kusha. Nuko sinzi urugero ntanze nimba arigo niba binahuye, ariko ndahango mwumvise mwasobanukiwe nuko. Hanyuma rero tuje kubaha inkuru nanone n'ubundi y'urupfu rwa Musirimu arangije gupfa nanone, kuko mwagiye mubimenyeshwa ko yapfuye. Uburyo yapfuyemo mumaze kumenya benshi. Nanone iyi nkuru yagumye kugira umutwe munini, yagumye kugira nk'ama episode agiye atandukanye. Abantu bati Musirimu yapfuye afunzwe, atenzwe no gufungwa nyine, byose ibyo byo twarabivuze ntitubisubiramo. Abantu benshi bati Musirimu yapfuye atenze. Uyu munsi rero yamaze kwitaba Imana. Abantu benshi bakomeza kuvuga ko ahari wenda hanini atashobora guhambwa n'ikanisa, kubera ko wenda yapfuye atenzwe. Biraguma birasakuza, dukora icyo bita iperereza, tubanza kumenya ngo se Musirimu koko yapfuye atenze. Dusanga aribyo, dusanga Musirimu yarapfuye atenze. Niba mubyibuka neza, mu mezi yashize nko mu kwa munane mu kwa cyenda ho, hariho video yasohotse itenga abantu yo mu rusengero rwitwa ngo ni Prime cyangwa se Release ya Kasarani, ariko abenshi baruzi nka Prime. Hariho video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga barimo gutenga abantu, basoma liste y'urutonde rw'abantu batenze, ngo kari agatsiko k'abayumbe. Sinzi uko byagenze, tureke kubyinjira mu ibyo ngibyo. Nuko ngo arangize barabatenga. Mu batenzwe rero Musirimu yarabarimo, kugeza kuri uyu munsi yitabye Imana. Akaba yitabye Imana agitenzwe. Ariko nanone inkuru tuje kubabwira ko gutengwa ni ikibazo, ariko kandi si bivuze ko atagomba guhambwa. Abantu bakomeje kubivuga gutyo, tugerageza gushaka amakuru. Iyo bwakabaga mu nda y'isi, mugani wa Rugenza, tuza gusanga koko uyu mugabo kuba yaratenzwe ntago bivuze ko ikanisa ritazamuhamba. Bari mu guhamba n'abakoze ibindi wenda bitandukanye. Uyu muntu kuba yatenzwe n'ubundi asenga, nta cyaha yakoze. Ashobora kuba yarakozeho harabayeho kutagendera wenda mu murongo nyawo muri itiriji kanisa, wenda reka tubivuge gutyo kugira ngo bisobanukire abantu. Nuko tugerageza gushaka amakuru, tugerageza ndetse no kuvugisha bamwe mu bamambure bo muri Release. Icyo tutavugishije gusa ni abapasiteri kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko nabo tuzabavugisha. Batubwira ko ibyo bintu byose ari byo, Musirimu yapfuye afunze, ariko nanone bitavuze ko atazahambwa. Ni ukuvuga ngo umuntu gupfa atenzwe ntibivuze ko atohambwa. Ikintu atokora gusa ntiyosengerwa guhabwa inshingano, wenda nko kuba umupasiteri, nko gushingira, nko gukora izirore zindi. Ariko umuntu wapfuye ntibyumvikana. Habe n'umupagani azahambwa. Guhambwa no guhambwa bitandukaniye gusa ku buryo wahambwemo. Ni ukuvuga ngo icyo cyo tugikuremo abantu impungenge. Uyu mugabo azahambwa kuko mwagiye mubimenya. Abantu ikindi kigira kabiri, abantu bumva ko bavuga ko umugore atabifitemo uruhare wenda mu gupfa k'uyu mugabo. Amakuru twakiriye ni uko uyu mugabo ku cyumweru amaze gucikana, inkuru itarasakara, umugore yahise agera aho umugabo yacikaniye Kenyatta, aja gusaba umurambo wa Musirimu kugira ngo awijanire wenyine, aje kuwihambira Rangata. Tuvuge Rangata wenda ntawuzi aho yari kuwuhamba,
ariko kubera ko ariho abantu baza bahamba birumvikana ko ariho yaragiye kuwuhamba. Bivuze ko yaragiye kuja gusaba, yagiye gusaba umurambo ngo aje kuwihambira wenyine. Agezeyo biragorana kubera impamvu zimwe n'izindi, kubera impamvu za leta. Agezeyo polisi ziramubwira ati suko ibintu bikogwa, umuntu kuba yapfuye ntabwo ahita ahambwa uyu munsi, hagomba kubanza kugira, hagomba kugaragara na famiye, hagomba kugaragara n'uyu muntu, hakabaho ikintu kigaragaza ko uyu muntu yapfuye yishwe niki. Hagomba kubaho uruhare rwa DCI ikabanza gukora icyo bita ngo ni iperereza, nanone yarangiza gukora iperereza ikaza gutanga umurambo, ikaza guhangura ibitaro gutanga umurambo, ndetse bakaza kuba bawushingura. Nuko uyu mugore bimaze kugenda gutyo aragaruka uyu munsi, umurambo ukaba utakiri mu maboko ye. Uyu muntu yari amufiteho imbaraga mu gihe yari akiri muzima, ariko mu gihe yamaze gupfa ari mu maboko ya famiye. Famiye ubu nyine niyo imufiteho imbaraga nyinshi, cyo kimwe nuko yari amufiteho imbaraga nyinshi akiriho, akiri muzima. Nuko ni ukuvuga ngo uyu muntu kuba uyu munsi ari mu maboko ya famiye, bivuze ko famiye iri gukurikirana uburyo bwo kugira ngo afungurwe ave hariya hantu, abashe kuba yoja guhambwa, akava hariya akaza bakaja kumuhamba, bakabaha umurambo. Hari ibisabwa byinshi byo kugira ngo afungurwe, ndetse no kuba atarakatirwa. Bishatse kuvuga ko ahangaha hazatangwa amande, wenda tutazi uko ingana, ariko wenda ni amande ingana n'icaha wenda n'igihe yari gufungwa. Niba ari ukwezi, wenda hari uburyo bareba bakavuga ati uyu muntu yari akwiye gufunga ukwezi cyangwa se umwaka, bagatanga amande ihwanye n'ico gihe yari afite kumaramo. Bakaza rero kubaha umurambo bakawushingura. Ni ukuvuga ngo iri kanisa rizashingura uyu murambo, ndetse na famiye igiye kubyirukamo imukuze mu maboko ya leta. Ariko nanone hari inkuru ivuga ko uyu mumama amaze kugenda kuja gufata umurambo, bimaze kunanirana ngo awihambire wenyine, biravugwa ko ngo yagerageje kandi gusubiza ibintu mu manza zo kuburana. Ngo polisi ziramubwira ngo uyu muntu waje umurega ko akubujije umutekano, ariko uyu munsi akaba yitabye Imana. Rero nta muntu ukikubujije umutekano mu gihe uyu muntu mwaburanaga yitabye Imana, ntabwo uri buburane ibyo ari byo byose n'umurambo. Uraza kuburana n'umurambo gute? Umuntu uramwirengeje kandi wenda ari byo wari ushaka, none kandi ngo uraza kuburana. Nuko niko inkuru imeze, niko byagenze. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ubu nyine ari mu maboko ya leta, n'ubundi ni ikimufite, uyu murambo ni ikiwufite, ariko famiye ufiteho imbaraga nyinshi kurusha Furaha kuba yogira nayo icyo yovuga, ndetse kikabasha, famiye ikabasha kurusha Furaha imbaraga, ikamukura mu maboko ya leta. Ikanisa rero naryo nta buryo rivuga ngo ntirizamuhamba, n'abandi rizaribahamba bakoze ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Sinkananswe musirimu upfuye yari umuyumbe, nubwo wenda haje kubamo ku kantu ko gutengwa, ariko yatenzwe nk'umuyumbe waciye wenda ukubiri n'amategeko y'ikanisa, cyangwa se wagiye ukubiri n'umurongo w'ikanisa, reka mvuge gutyo. Ikanisa rizamuhemba nta kabuza, rizamuhamba, nta kabuza rizamuhamba. Nuko niko amakuru ahagaze. Hagomba kubaho ubuvugizi, nubwo atakiriho hagomba kubaho ubuvugizi bumuvuganira, kuko si we wenyine, hashobora kuba hari n'abandi wenda bitaraja kuri uru rwego, ariko bahari. Hagomba kubaho ubuvugizi kugira ngo n'undi muntu wese bishobora kuba byobaho, hakabaho ubuvugizi kugira ngo uwo muntu bibe biramukijije. Nuko reka dusoze tubashimira kubera impamvu z'umwanya, ariko nanone dushimiye abantu bose bakomeje gukurikirana Intore TV show, bakora share, bagakora
like bagatera comment, abo bantu bose turabashimiye. Inkuru tugenda tuyibaha umunsi ku wundi, pole pole, buke buke tukagenda tuyibaha kugeza muyumvise neza. Murakoze.